Reka twongere tubifuriza ibihe byiza kandi tubahe ikaze mu kiganiro Dastakona abakunzi bacu by'umwihariko. Ni ikiganiro gikorwa nanjye Joscatness ndetse na Jean-Luc. Yes, nizere ko meze neza aho bitameze neza mwihangane kwisi niko biba bimeze. Yes, natwe ntumeze neza. Umeze neza Katness. Vibe rwose. N'amakuru yo ni menshi. Ni menshi cyane, tubafite amakuru menshi uko mumaze kubimenyera, na makuru abagiye avugwa muri showbiz ndetse n'udukoryo tuba twaragiye ducaho tuba turi kuri iyi mihanda yacu. Nta handi wasanga usibye hano kuri Dastakona show. Yes. Gira ngo Katness tudatinze twahera ku makuru yagiye azenguruka muri ibi bice yaba mu Rwanda yaba hirya no hino no hanze yarwo. Yes. Turere of course nko maze kwimenyera tuyabagezaho kandi tudatinze. Kugihe. Kugihe. Rwose. Natangirana n'iyi nkuru y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yarari muri iriya nama yahuje Meet the President yabwiye abayobozi ko bakwiye kumva neza inshingano bafite kuko hari ubwo babitwara gutyo wasuzuma ibyavuye mu bikorwa rimwe na rimwe ukibaza niba bumva inshingano zabo cyangwa niba bazumva kimwe mu mahugurwa muvuyemo niko yakomeje agira ati yabwira abayobozi yakomeje ababwira ngo mu mahugurwa muvuyemo mu biganiro mwagize aho niho kubanza kwitondera niho umuntu ahera noneho wamara gusuzuma wumvise neza inshingano igikurikiraho ni ukuvuga ngo mu mahugurwa muvuyemo mu biganiro mwagize aho niho ho kubanza kwitondera niho umuntu ahera noneho wamara gusuzuma wumvise neza inshingano igikurikira ni ukuvuga ngo ariko iyi nshingano nyuzuzane mbikora gute. Yes. Ariko rero Perezida ibintu avuga ngenda byumva ubundi buri uzi inshingano zawe uzikora neza iyo utazizi rero uzikora nabi ntago wamenye icyo ushaka. Yababwiye nabuze mbona arimo abwira avuga cyane cyane yibanze ku bintu by'inyubako sinzi ngo inzu zubatswe bapfunyikira ngo amazi yari yabakambanye nagikurikiye ikiganiro. Bari n'ikiganiro kiusaga nkaho cyarimo inyigisho nyinshi z'umukuru w'igihugu yagiye agezaho n'abantu bamwe akanabwira ko bagomba kubahiriza ikinyarwanda icyo bakubahiriza ikinyarwanda bakajya bavuga ikinyarwanda mu mvugo yacyo. Ntibavuga ngira ngo ibyo bintu yakomeje abikomozaho ni benshi bagiye babigarukaho ko umukuru w'igihugu si ubwa mbere bivuze hari abakoresha ko hari abantu bakoresha imvugo z'ikinyarwanda zidashobotswe. Yes, ariko nibyo bakazana ibi ugasanga bifitiye sirenge bakazivanga n'ururimi rwacu kandi no gutesha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda. Reka twizere ko bari abayobozi bumvise kandi aho bakosheje bagiye kwikosora. Igitaramo ejo bundi kuri 31 turitegura igitaramo n'imbatura mugabo niko babivuga cya Kigali Jazz Junction ndetse harimo n'abahanzi bazakitabira bamaze kugera mu Rwanda harimo uyu nguyu witwa Wild wamenyekanye mu ndirimbo Sinamakosa yiteguye gutaramira abakunzi be. Iki gitaramo abantu mukunda ibitaramo ntimuzahabure ngira ngo natwe tuzaba tukirimo cyane rwose. Yes. Wakora ya booking itike yiwe wenda sinabana navuze kuri Rutijuwere. Gira ngo Rutijuwere mumaze kumenya benshi mu njyana za gakondo amaze kumenyekana nawe afite igitaramo azategura arimo arategura actually cyamaze gutegurwa already aho kwinjira bizari 40 agiye gukorera iki gitaramo azaserukiramo n'urugendo rwe rwo kuzaba yerekana uburyo n'urugendo rwo kuba yarabaye intore ni urugendo rwe mbega muri muzika muri zino ndirimbo ze tumenyereza gakondo uburyo kiyaje kuvamo intore. Ariko we iri tumba dufite ibitaramo ibitaramo muri iri tumba biraryoshye nagiye mbona na Skol iri kugenda isa nkaho ikora tour mu gihugu n'inyeganyega harya n'inyeganyega n'ibiki yagirimo abahanzi bagiye batandukanye bagenda bahataramira harimo ba Marina harimo ba Mr Kagame n'abandi turi kuri Marina ubwo yarari mu kiganiro
hari abantu benshi bakunze kumva ko Marina akundana n'uyu muhanzi Ivan muziki yego ariko yakuyeho urujijo avuga yuko rwose ari inshuti bisanzwe ni inshuti bisanzwe ntago ari umukunzi we yego ariko abantu nyine hako ngewe mba nabanakundanye nta kintu byaba bitwaye ariko jya abasore bajya bansetsa baraza bakatubwira reka ntabwo dukundana turi muri rukundo kandi twe turabibona ko bari mu rukundo ejo bundi twabona ngo save the date reka tubatega iminsi kugira ngo rero abakunzi b'umuziki gakondo uyu ni umuhanzi nyine mugomba gufata ku rutugu kabisa mukabusanga dore ko natwe tuzaba tuhibereye reka twizere ko bizagenda neza nkiri kuri uyu muhanzikazi Marina yamaze gutandukana na Demendi ariko ntago batandukanye navuga mu buryo bubi batandukanye nk'abajama baravuga ati kabisa batandukana mu buryo bw'ubwumvikane hagati yabo ntago akiri mu maboko ya bad drama ntago akimanagingwa na bad drama ubu sinzi ngo ari kumanagingwa na bande yego yarikize n'indirimbo hanze nshyashya yiswe Vanilla indirimbo nshyashya ngira ngo mwanyarukira kuri ntuza yiwe mukayireba yego abakunzi ba Marina nabo ni benshi Marina ego mana yanjye Marina afite abakunzi Marina afite abakunzi benshi bya hatari wow Rihanna ari mu bihe navuga ko bitamworohera Rihanna ari kwibwa imodoka none reka ngutere story hari umugabo nabonye wagiye aragendagara ku gipangu cyo kwa Rihanna ngo aje ngo kumuterera ivi ngo babane Rihanna nawe muri minsi Rihanna afite ibibazo none ngo n'akamodoka ke barakibye ari mu bihe bitamworoheye kandi anitwitiye ni ikibazo gikomeye cyane ariko Rihanna se yago niyo nkuru yabaye ejo bundi ndakeka y'uwo mugabo wagiye akagenda akajya akusubira amatekerezo yasimbutse ngajya gusanga ngo agenda ajya ku gipangu we actually ngo yashaka kumuterera ifi ngo babanera ariko se urabungabo Katness tugarutse gato mu Rwanda Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abofisiye 2430 ba RDF yego yes ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga z'u Rwanda yazamuye mu ntera abofisiye 2430 barimo 1119 bavuye ku ipeti rya lieutenant bahabwa irya capitaine na n'igihumbi na 311 bavuye ku ipeti rya sous-lieutenant bahabwa irya lieutenant yes ariko kuzamurwa amapeti guhabwa amapeti mu gisirikare biba birenze we twe tuba twumva ari ibintu biri aho bisanzwe ariko burya iyo bakuzamuye bakakura ku iranka rimwe ukajya ku rindi uburenze biba birenze kuko harimo gukurikirana disipurine y'umuntu ibikorwa bye hamwe bavuga ngo ibikorwa byawe biri kwivugira ntabwo kubona ipeti ntabwo upfa kubona ipeti baba barivunikiye ngarukiye gato ku gihugu cy'abaturanyi ahangaha ni muri Uganda uramuzi General Muhoozi Kainerugaba yego yes uyu nguyu amaze kumenyekana cyane dore ko ari n'umwana w'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni uyu mugabo yatangaje ko umwaka wa 2023 uzasiga asezeye mu gisirikare cya Uganda akajya agiye gufasha leta yes ngira ngo ni icyemezo General Muhoozi Kainerugaba yatangaje binyuze mu butumwa yashyize kuri Twitter yagize ati nahisemo kuyiririmba indirimbo ihimbaza Imana kuko nemera ko Yesu Kristo ari we mugaba w'ikirenga kuri nge uyu mwaka nzasezera mu gisirikare cya Uganda yagiye kuba pasiteri ugasanga ubwo yagize umuhamagaro mu minsi iri imbere arashinga idini Muhoozi ariko Muhoozi ni umusitari Muhoozi nkunze kumwumva mu dukuru twinshi mu kwamagana abatinganyi mu gukora za birthday ahubwo noneho tukiri aho ngaho mana yanjye amakuru yari gucicikanya muri y'abatinganyi wazi ubona umukuru w'igihugu cya Uganda Museveni uyu munsi nibwo yasinye ko iriya tegeko ry'abaryamana bahuje ibitsina bitemewe muri Uganda kandi ahubwo ko bishobora kuba byaviramo icyo cyaha ba nyiri kugikora gufungwa burundu
ni comment yacicikanye kuri Twitter ubwo Museveni yabitangazaga. Joe Biden mbona habaye intambara kuri Twitter. Numve ko na Joe Biden yabijemo na Nuze na Vladimir Putin. Ni ukuri Museveni yavugishije isi yose. Yayivugishije. Yes. Tukiri kuri ibingibi bya Kampala, hari impanuka yabaye jari wayibonye. Impanuka ni imodoka yo mu bwoko bwa volcano yari irimo ijya Kampala ndetse na Trinity yari irimo iza i Kigali, iva Kampala iza i Kigali, byahuriyemo hagati. Trinity yavaga Kampala, volcano igenda bihurira mu nzira bikora impanuka. Harimo abantu benshi bakomeretse ariko ntago baratangaza niba hari uwaba yitabye Imana. Yagira ngo ayo makuru turayabakurikiranira tumenye uko byaje kugenda muri iriya mpanuka. Kandi niba hari umuntu wawe uzi wagiye Kampala cyangwa se wari ufite gahunda kuza Kampala, please wamuhamagara ukamenya niba atarari mu mubare w'abo bantu bakoze impanuka, kuko yabaye mu mugoroba washize. Uyu mugabo yitwa Yesu, niba ari amazina ye, niba ariko yise simbizi, sinzi niba uwo mugabo utamuzi. Yigeze kuvugwa muri Kenya ngo habonetse ngo umukiza, ngo Yesu yise Yesu. Noneho rero ubu ngubu abaturage bashaka kumubamba. None yishinganishije kuko yabonye ko bari seriye koko bashaka kumubamba, kuko ngo bamaze no kumupangira. Yamaze kwishinganisha ku bantu. Comedy. Ngo dukomeje twabagezaho abastar cyangwa se abantu bamaze kumenyekana cyane bakoze isabukuru uyu munsi. Tubifuriza isabukuru nziza. Kuri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2023 twabonye uwo bita Jack Writer wujuje imyaka 20. Uyu nguyu akaba ari TikTok star. Ku bantu bakoresha TikTok kugira ngo muramuzi. Yes, akaza na Mark Thomas wujuje imyaka 22. Uyu we akakuba akoresha urubuga rwa Instagram mu buryo bukomeye cyane. Yes, abo ngabo nibo bastari twari dufite bujuje imyaka. We sinasoza ntavuze ariko happy birthday kuri ku bantu bagize isabukuru tutavuzemo hano na kuko nabo barahari. Ariko sinasoza ntavuze kuri Dani Nanone, kuko ni ikintu navuga ko ni nka announcement numva natanga. Dani Nanone hari umuntu urimo ukoresha account yiyita Dani Nanone, akaka abantu amafaranga agatereta abakobwa. Uyu muntu ahangayikishije Dani Nanone bikomeye. Ni ukuri reka mbabwire, umuntu uza kukwandikira yise Dani Nanone bega Dani Nanone hari umuntu uri kumwitirira utarubiza bimenye ku bafanzi biwe. Utaza kuza kuvuga uti nafashije Dani Nanone cyangwa se namuguriye ka coffee uzi ngo ni uri kukagurira kandi ukaguriye uwitiriye Dani Nanone. Ariko ubwo yabivuze buriya ubwo byamaze kugera hanze ndakeka hari icyo biri bufashe. Kandi ibintu bikunze kubaho. Hari umuntu wigeze ku leta yigize Bruce Melody amahirwe yasanze tuzira. Yes, ngira ngo yarayo gayo makuru twatubafitiye muzamukomeza kuyakurikirana. Yarigewe Jean-Luc ndetse na Katness. Subscribe, share na comment. Yes.